hari ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza, ni ukubera icyo abantu bose bavuga ko bizera Imana, bemera Imana, bagumana intege nke, bagahora ari abakene, bagahora bafite ibibazo, biterwa n'iki? Iyi mpamvu niyo tujya kuganiraho, impamvu abantu benshi bizera Imana, bagakunda Imana, ariko bakaba batari mu mwuka, bagahorana intege nkeya, bamaze imyaka myinshi mu nsengero. Ni ukubera iki? Kuki bamara imyaka myinshi mu nsengero ariko ukabona nta mpinduka? Hano rero ngiye kuguha igisubizo, nzi neza ko wenda gishobora kutanyura benshi ariko gikakaye. Ni ukubera ko ubwo bunyantege nke bwagizwe nk'ihame, byagizwe akamenyero, atari ukubera Imana ibikoze, ahubwo ari ukubera abantu babishyizwe mu mutwe, noneho bo bakitiranya amarangamutima no gukomera. Amarangamutima no gukomera ni ibintu bitandukanye, kuko iyo ufite amarangamutima yawe agatuma wenda udasobanukirwa ibintu, ntabwo ukura, ntabwo ushikama, ntabwo ushinga koko ngo ubone ko uri mu gakiza gakomeye ka nyako, kubera ko ahubwo ushyiramo amarangamutima gusa. Ibyo rero niryo kosa ribaho, kubera ko badafite abantu wenda babera urugero n'icyitegererezo kugira ngo bahinduke. Nta mpinduka ziba. Kuko izo mpinduka zitaba, abantu bamara imyaka n'imyaka mu kiliziya. Reka turebe impamvu biteye amakenga uyu munsi no kwibaza. Ni kubera iki uyu munsi ari ikibazo? Ibi rero biteye ikibazo kubera ko babandi bizera bumva ko bakunda Imana bakomeza bafite intege nke, kubera ko nta muyoboro mwiza bafite, noneho bigatuma nabo bitera icyizere, ariko bakakomaho ku izina gusa, kubera kwenda nta mahitamo, nta gushongora ngo barebe neza uko bimeze. Akaba mpamvu bitera icyizere. Iyo rero ukwemera no kwizera bigumye mu gihero, ni ukuvuga ngo byanze bikunze ibintu byose byagomba guhinduka, n'ukuri ntabwo kugera ku bantu. Bivuze iki rero? Bivuze ko babemera b'intege nkeya ahubwo bahinduka abantu banyamugiyo bigiye bagakurikira abantu, kubera wenda ngo umuntu runaka kumva ariyo mpamvu abantu batinya ngo apostle, ngo pastor, ngo bishop, amazina nk'aya abantu baba barihaye, noneho bigatuma bagendera ku muntu bo ntibagire impinduka zigaragara kuri bo. Niyo mpamvu rero abantu benshi ngo bagiye birukanyira mu biterane hirya no hino, aho kugira ngo ahubwo muri bo biyubakemo ijambo ry'Uwiteka baryisomeye ubwabo. Bigenda gute rero? Bashyira amarangamutima imbere aho kugira ngo babatekereze. Bazi utekereze imbere kugendera ku marangamutima, kuko iyo umaze kumenya gutekereza ubwawe nibwo ugira impinduka, ukaba wabera n'abandi urumuri. Bitabaye ibyo ukomeza nyine uri nyamugiyo bigiye ukurikiye abantu. Aho rero wa muntu umaze kubona ko nawe atagomba gukurikira buhumyi, atari umufana gusa, ahubwo nawe Imana imufite umugambi, niwe ugira impinduka zigaragara. Nk'ibi tubabwira byose twabigezeho, kuko nta muntu dukurikira, twakurikijwe ry'Uwiteka, dusoma ibitabo, turiga, ubundi dukurikije ijambo ry'Uwiteka, niryo rituyobora, akaba ryo rikuyoboraho kugira ngo uyoborwe n'idini cyangwa abantu. Reka turebe rero, dore icyo kukwereka rero. Mbere na mbere, intege nke zihera hehe? Zihera ku kwibanda ku marangamutima, bya bintu bagushyizemo utazi wenda bitari n'ukuri wenda. Iyo rero ukwizera kwawe guhagurutse kukazamuka, niho utangira kumva impinduka, kubera ko ubona ko wari warayobye byanze bikunze. Cya kabiri, abantu benshi bizera babwiwe ko batagomba kwisomera ijambo ubwabo. Urabizi? Niyo mpamvu abantu bose ku cyumweru cyane cyane bajya gutega amatwi ngibyo babigisha. Biriya bintu umuntu ababigisha biba ari ibyawe, byisomere nawe, ugomba kubyisomera ibyawe ubwawe. Niyo mpamvu inyisho nyinshi zica ibintu hejuru gusa, noneho kwa gukomera kw'abizera nako kukaba mabonesho y'inyuma, gusigaragara inyuma, mu mutima nta kirimo urebye. Icya gatatu rero, kugira kwita ku ijambo ry'Imana, ibyo bintu byatewe ishoti n'abantu bashaka ibyubahiro, ari ba bishop, apostle, abasenyeri, abapadiri. Ibyo bintu byose byatewe nicyo kibica intege, kuko
kuko bashaka gufata ijambo ry'Imana bakigira abarifiteho ububasha bo bonyine. Kubera ko rero uzanarebe ngo nk'urugero abantu bashaka kujya mu masiganwa yo kwirukanka bafata gahunda, bakiha igihe, bagafata umurongo ngenderwaho, bakiga, bakitoza. Nawe ugomba kwitoza. Rero n'umwuka niko bimeze. Mu mwuka nawe ugomba kugaburira roho yawe ijambo ry'Uwiteka. Byanze bikunze utabikoze uko niko nyine ugumeza uri umunyantege nkeya. Abakristo ba kera rero bo bari bazi ko kugira ngo ube mu gakiza ugira imbaraga byaheraga imbere muri weho, kuko na Kristo aratubwira ngo ubwami bw'Uwiteka buri muri twebwe. Ukamenya kwigenzura no mu mutwe wawe ugahora iteka ukoresha ijambo ry'Uwiteka, kugira ngo niyo mpamvu nyavuga ni niba umuntu yagukoreye iyoza bwonko, nawe fata ijambo noneho wiyoze bwa bwonko ukoresha ijambo ry'Uwiteka, uvane mu byandi bagushyizemo noneho hajyemo ijambo ry'Uwiteka. Niyo mpamvu rero ibi bintu ntabwo byigishwa mu nsengero uyu munsi, ko ugomba kwisuzuma imbere muri weho, ugashaka bwa bwami bukurimo, unyuze mu ijambo ry'Uwiteka, ukagira kwigenzura, ukagira noneho n'inyurabwenge mu mutwe wawe, ukikorera iyoza bwonko ukoresha ijambo ry'Uwiteka, apana ibinyoma. Bya binyoma bakoresheje bagukorera iyoza bwonko, bivanemo ukoreshe iyoza bwonko ryawe ukoresha ijambo ry'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo iki? Imariremo ijambo ry'Uwiteka. Usome ijambo ry'Uwiteka. Njya mbabwira nti ufite imyaka ingahe? 20, 30, 40, 40, 80, yewe se n'ijana. Ese wari wafata n'umwaka n'umwe gusoma ijambo ry'Uwiteka noneho bya bintu byose bagupakiye mu ijambo ritari bivanamo? Subiza wandike noneho. Izo nyandiko za kera rero zivuga ko ubwami bw'Uwiteka buri imbere muri weho, ari nayo mpamvu batazishyize muri Bibiliya, bazikuyemo kugira ngo abantu batabimenya. Kandi rero byanze bikunze umaze kumenya ibi bintu ntabwo ugisubije amaso inyuma. Niyo mpamvu rero babikoresheje kugira ngo ibyo bantu babahumirize, noneho babahe umudendezo kwibwira ngo muri mu gakiza, muri mu ijambo ry'Uwiteka, muri kwemera, ahubwo mudafite ukwemera nyako kuko ari maonesho. Katurebe rero. Dore ikintu abantu benshi batumva, nuko intege nke ntabwo ziterwa no kudasenga, ahubwo intege nke ziterwa n'icyerekezo abantu bahawe gukurikira ubuhumyi. Ushobora gusenga umunsi n'amanywa ariko ntugire ububyutse, ntugire impinduka na nke. Ibyo bintu bibaho. Niyo mpamvu abantu bajya mu nsengero icyumweru kigataha ikindi kikaza ariko bagahora nta mpinduka. Ushobora kwambaza ubwawe ariko ukaba nta busabane nabwo ufite. Ushobora kujya mu rusengero ubikoranye umutima mwiza ye n'ubushake bwose ariko ntuhinduke. Ingufu rero ziva mu kwitoza no kwimenyereza, ntabwo ari mu magambo gusa bakubwira. Dore rero aho bitandukaniye. Dusaba Imana imbaraga ariko ntitwite ku kuzubaka. Reka mbigusubiriremo. Turavuga ati Mana mfasha umpa imbaraga mu bushake, nk'ibintu ngirira gutya, Mana mfasha, ariko se kubishyira mu bikorwa natwe ntitubigiremo ubushake, nyine bikaduca mu myanya y'intoki. Intege nke rero ziterwa n'amarangamutima, ariko imbaraga nyambaraga ziceceze zimwe ziri muri wowe imbere. Kwigenzura ugahozaho, ibyo nibyo bituma noneho ubasha ukanesha. Twegera umusozo rero, reka nkubwire isomo wavanamo hano. Niba koko ushaka kugira ingufu, imbaraga, weho wigenda ukurikiye ibihe gusa, ukurikiye abantu buhumye, ahubwo fata ibintu bugira akamenyero. Uvuga uti buri gitondo nzayambyuka nsome ijambo, noneho ndebe icyo risobanuye, mbikore umunsi ku munsi, ukwezi, ubikora umwaka, urebe. Wikurikira amabwire gusa rero, ahubwo ihe gahunda, kuko kujya mu mwuka bya nyabyo byanze bikunze bizigaragaza numara kubona ufite igihe ubimaze mu bikora, kuko ibintu byose no guhozaho.
intege nke rero iyo wishyize mu mutuzo ugatira hagati mu ryinyo nibwo wumva ngo wagezeho kandi wifite intege nkeya, ahubwo imbaraga zo ziza mu kwiha gahunda. Nkamubaza ikintu kibazo rero, niba wumva koko ugize ubushake bwo kugira impinduka, ushaka kwitoza kugira impinduka muri weho, andikamo twandikire utubwire uti dore ibintu nshaka guhindura, dore gahunda nshaka kwiha kugira ngo nanjye koko niyubake. Ese urashaka kwiyubaka cyangwa urashaka gukomeza wisenya? Kiremwa muntu akenshi na kenshi cyihitiramo kwigwira hashashe aho kugira ngo gikosore. Uzarebe umuntu amenyereye ibintu kugira ngo bimuvaneho ube bamubwira ibindi bintu, ni ibintu bitoroshye cyane. Amarangamutima rero niyo atuma twitera icyizere twegumira mu muri uwo munyenga w'amarangamutima gusa, aho kugira ngo dukure twaguke tubere n'abandi urumuri. Ariko nongeye gusubiramo, ingufu nyangufu yaba mu kwizera uriwe, uko witwara, no mu muryango mugari w'abantu, byose bituruka ku kwiha icyitegererezo n'icyerekezo na gahunda, n'ibyo bigenda bikwagura. Ariyo mpamvu rero inzego zoroshye yaba izo nsengero yaba iki byose uzarebe batana mu minwe, niko zigwa kubera iki? Kubera igitutu cy'abantu wenda runaka, umwe akazamuka akavuga ibi, undi akazamuka akavuga ibi, ntibumvikane bigasandara. Iyo mu mutwe naho hadakomeye rero, byanze bikunze biterwa n'urwo rusaku rw'ubwumvikane buke buba buri muri ayo madini n'insengero n'abantu bashaka ibyerekezo, ibyubahiro, aho kwiha icyerekezo kugira ngo bajyane abantu ukuri. Iyo ahantu hatari ukuri, byanze bikunze abantu mu mitwe yabo nta gukomera kuba kurimo, kubera ko baba bagendeye ku bintu bihabanye n'ukuri. Abantu rero bakomeye bagenda biyubaka gahoro gahoro bucece, mbere yuko bigaragara noneho n'abandi bari mu buyobe bakagwa batazi uko bigenze, ntibamenye uko bigenze kubera ko batigeze babona urumuri ngo rubamurikire. Niba ushaka kuba umuntu ukomeye mu mwuka cyangwa mu ijambo ry'Uwiteka, ugomba kureka kurikira ibintu buhumyi, ahubwo ugatangira kwiyubaka uhereyemo imbere, nk'uko Kristo atubwiye ngo ubwami bw'Uwiteka buri imbere muri twebwe. Tangira uyu munsi wihe gahunda. Ibintu by'ijambo ry'Uwiteka ntibyoroshye kubikurikiza, bisaba guhozaho uhozeho. Nk'ikintu ukora buri munsi uhozaho. Kuki ikintu gikora umunsi ku munsi, ariko ijambo ry'Uwiteka twese bikatunanira kubikora umunsi ku munsi kugira ngo tubigire akamenyero. Udafite akamenyero n'ubusabane n'Imana, ntabwo Imana nayo izaguha za mbaraga. Nibyo bintu abantu benshi twibeshya ko twabonye agakiza twagezeho tugatera iyo ngiyo bikarangira, ariko bisaba guhozaho nk'uko n'abandi nabo bahozaho mu byo bakora byose bya buri munsi. Uzarebe ibintu byose abantu bakora buri munsi bibagira ibyamamare cyangwa bibagira ibintu runaka, babikora babigize akamenyero. Natwe rero mu mwuka tugomba kubamo ubuziraherezo, amanywa nijoro tugahora tubiharanira, kuko niba dushaka kuba urumuri rw'abandi, tugomba kubanza kwibera urumuri mbere ya byose. Nkaba ngushimiye rero, niba wumva iyi video ikubatse, kandi aho like kugira ngo ukuri ntukwihererane, noneho gusangiza abandi, maze kwa kuri kwishakira inzira. Nkabashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, toda raba, tov meyo.